Yesu ashimwe mwene data, reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu Befeso ibice 6 umurongo wa 16. N'ubundi nashaka kwibutsa ko dukwiriye gutwara kwizera kukatubera ingabo idukingira mu gihe turi mu rugamba. Reka dusengera ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, mwana we ntama w'Imana, dusengera ijambo kugira ngo rihindure imitima yacu ingabo idukingira. Twaneshejwe turi mu rugamba cyangwa tutarurimo, turi dufite ingabo idukingira, ariyo kwizera ikwiriye gutungwa n'umupapa n'umumama n'umusore cyangwa umukobwa. Buri wese uri ku isi akwiriye gutunga ingabo yitwa kwizera mu izina rya Yesu, amen. Nashaka kukubwira ijambo ry'Imana dusanga mu Befeso. Nahaye umutwe uri kuvuga ngo iyo ubimenya ukizera ntiwari gutsindwa. Igihe watsindwaga, iyo uza kuba wari ufite intwaro yitwa kwizera, ntabwo wari kuneshwa. Barakuvuze, waciye mu rugendo usanga harimo ubunyerere, ese wahuye n'amahwa, ibyo byose ni ugutsindwa. Ariko iyo uza kuba wari ufite ingabo yitwa kwizera, ntiwari gutsindwa, kuko na Yobu ubwe yahuye n'ikigeragezo gikomeye, ahura n'urugamba. Reba, kurwana n'indwara arirwo rugamba agiye guhura narwo, ariyo ntambara y'uburwayi, akajya yishima akishimisha ururyo. Ibyo kurya birabura, ntiyagomba kwambara neza, kandi ubuzima arimo bufite indwara. Yari intambara ikomeye, aho umudamu amubwira ngo reka iyo mana yawe wipfire, aho inshuti zamubonaga zamubwira ngo wacumuye ku mana ngo ihane, kandi nta cyaha afite. Yizera Imana, ariko aravuga ngo nubwo ibyo biri kumbaho, ntabwo nata ingabo yitwa kwizera. Bazandasa imyambi, bazamvuga, bazantuka, bazavuga ko nyine ndi umunyabyaha ko ndakorera Imana. Iyo umuntu ari mu kigeragezo bavuga ko nyine udakorera Imana, ariko ubu yikorera neza. Ubu birimo, iyo nigushira ku munzani cyangwa ikagushira mu ishuri ryo kubura ubukire, ishuri ryo kubura imibereho myiza, ishuri ryo kutarya neza, ishuri ryo gushaka akazi ukakabura, ishuri ryo kuba waradefanze, warabonye diplome ukayitanga kugira ngo ureke urabona akazi bikanga, ukabura umuntu ugufasha mu muryango, ugasanga nabo bihugiyeho, buri wese afite ibimuhugije, nabo bari gushaka akazi, nabo bari gushaka impinduka, cyangwa se afite ibishakwe bitandukanye. Buriya buri muntu wese akwiriye gutunga iyi ngabo, ntacyo ushingiyeho, ntacyo urebyeho. N'umukoresha wawe ashobora kuba akeneye ingabo bitewe nuko nawe hari urundi rugamba ari kurwana, nawe nk'umukozi hari urundi rugamba uri kurwana. Umudamu nawe mu rugo rwe afite urundi rugamba ari kurwana, n'umugabo akaba afite urundi rugamba ari kurwana, none n'umuntu uzakoresha mariage nawe afite urundi rugamba ari kurwana. Ugasanga ubuzima turi kunyuramo dukeneye ingabo yitwa kwizera. Iyo ubimenya ukizera, ntiwari gutsindwa. Kandi ntabwo dukeneye gutsindwa, kuko dufite Kristo uduha gutsinda. Tsinda rero, uneshe, utwariye ingabo. Twasanze tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Befeso ibice 6 umurongo wa 16, ari kuvuga ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko kuzabashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Hari imyambi baturasa, hari imyambi ituraswaho iri kwaka umuriro. Ugasanga umuntu aravuze ngo nyishyura, urimo ideni, kabura ubushobozi, ni umwambi uri kwaka umuriro, kandi pe nturi bumuvemo. Aravuga ngo niwanga kunyishyura, ntawe urabushingiye amasengesho yawe, aho usengera koko. Kandi ni ukuvuga ngo badutsindisha icyo turi cyo, kumva ngo uri umukristo. None aravuga ngo mbese kuki umukristo yanga kwishyura kandi asenga? Noneho bakubwiye bikubera nk'umwambi barashe mu mutima urwaka. Ariko ni watwara iyo ngabo yitwa kwizera, Imana izaguha ubushobozi. Ubundi Imana igiye kwishyurira iryo deni. Wogira kwizera, Imana igiye kuguhereza aderesi. Wogira kwizera, ntabwo izemera ko usubirayo amaramasa, kandi ntizemera ko bikugeraho. Byari bije vuba byihuse, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ntirareba intara urimo cyangwa se niba uri hanze mu mahanga. Oya, Imana ntirareba ibyo byose, ahubwo icyo irarebaho ni ukuntu wagize kwizera ko igiye gukemura icyo kibazo.
Imana ntabwo ijya yemera ko tumwara. Hari igihe cyo ugera mu buzima biraba ngombwa ko n'ubutunzi bwawe butezwa icyamunara, ariko icyo cyamunara kubera kwizera turagihagaritse, tugitesheje agaciro, dusabye izindi mbaraga z'Imana zo kwizera. Iyo ubimenya ukizera ntiwari gutsindwa. Niyo mpamvu rero ngusabiye nkwingingira kugira ngo utware kwizera, ngo yego, ngo kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo. Umuntu ufite kwizera ni ingabo imukingira mu gituza no mu mugongo. Nta magambo azakugeraho, nta muntu uzakugenza uko ashaka, kuko Imana izaba iri mu ruhande rwawe watwaye ingabo yitwa kwizera. Ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro nimutwara kwizera. Imyambi uzayirasa, bazakuvuga bifata ubusa, wihangane. Uzabura akazi, wihangane, kuko uzaba ufite ibyiringiro by'uko none wakabura ejo ukakabona. Kuko harimo abantu benshi babuze akazi kandi baragakeneye pe, kandi abantu bakeneye ubundi buzima. Izo ntambara rero kurwana ntabwo ari izawe. Imana iragukije, irakurengera, kurwanira mu izina rya Yesu. Amena.